Bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, reka mbasuhuze, mugire amahoro y'Imana muri iki gitondo cyiza, igitondo cyo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2026. Mumerewe mute rero aho iwanyu hirya no hino? Reka tubasuhuze abari muri Afurika, abari hirya ya Afurika, abari mu Burayi, Aziya, Oceania, ndetse na Amerika. Abo bose bari hirya no hino ku isi yose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ururimi tuvuga, reka mbasuhuze, amahoro y'Imana abane namwe. Ni umusesenguzi wanyu Muzalendo nimero 5. Mukomere rero, Imana kandi ikomeze ibane namwe. Ndagira ngo muri aka kanya tuganire gake cyane gashoboka ku makuru ariho turi kujya dukura hirya no hino. Bavandimwe rero, reka turi buze kuvuga ku byo twumvishe cyangwa se amakuru aturuka mu Rwanda, turagera no muri Uganda, dukomeze no muri Congo, twumve ibiri kuhabera, nuko tubibagezeho rero. N'ubundi nk'uko bisanzwe, reka tubakangurire n'ubundi kandi tunabashimira abakomeje gukora subscribe ndetse bagakanda no kuri like, ndetse n'abatanga ibiganiro byacu bakabisakaza. Imana ikomeze ibarinde. Icyo tubibutsa ni uko subscribe ikorwa rimwe gusa. Niba warakoze subscribe, urakanze kuri subscribe, byararangiye, ntabwo wakongera gukoraho. Ubwo ni rimwe gusa bikorwa, kuko iyo ukozeho bwa kabiri, ubwo ibyo uba warakoze uba ubisibije cyangwa se uba ubikuyeho. Mukomere rero, reka tugende twumve uko byifashe. Reka rero duhere mu gihugu cy'u Rwanda, aho ubwicanyi bukomeje kugarika ingogo. Ubwicanyi mu gihugu cy'u Rwanda, wagira ngo karagatsiko nicyo kagiriye ku butegetsi, mbese ni ukwica gusa. Kagame kabisa yabiherewe brove, ni ukuvuga ngo nta nicyo bikimubwira kwirirwa bavuga ngo umuntu yapfuye cyangwa se yishwe yazize ubusa. Mu Rwanda ntacyo bivuze. Hari urupfu rw'umuntu witwa, cyangwa se umugabo witwa Habimana Noel. Urupfu rumaze iminsi ruvugwa cyane. Uru rupfu rwavuzweho n'abantu benshi cyane. Nanjye kugira ngo nduvugeho, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abasesenguzi baruvuzeho cyangwa se ni abanyamakuru, ahubwo ni abantu banyuranye bo mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero nge uwaje kuyanyihera kabisa ni umusirikare, ni n'umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda kandi ukomeye, wo hejuru, w'umufisiye. Noneho we yaturitse aravuga ati oya, ibi birahagije, ibi birarenze kabisa. Ari gutabaza ku buryo kabisa yavugaga ati ibi bintu rero, ngo yabwiraga ngo Kagame ngo intambwe izurusha intambwe, niba ari iki, ari kumubwira ati rero, ati niba koko bigaragara ko utari muri kiriya kibazo cy'ubwicanyi, bigaragara koko ari wowe uhagarariye igihugu, utari umwicanyi ruharwa, utaje kumara abanyarwanda, atigira ikintu ukora kuri uru rupfu rwa Habimana Noel. Ariko ibyo ni nko kwisetsa. None se nta muntu ushobora gukora ikintu arega kibi mu Rwanda atabiyobowemo na Kagame? Ntabwo bishoboka. Cyangwa se n'abajyanama be, kuko abajyanama be na Kagame byose ni kimwe, ni umuntu umwe. Nibutse na wa muntu wavugaga ngo Kagame apfuye, uno munsi kumva ngo yapfuye, bikarekeraho. Ntihagire umuntu, kariya gatsiko kayobora Kigali, ntihagire umuntu ugasenya ngo kaveho kose. Ntacyo byaba bimaze bavandimwe. Hari abantu bavuga ati rwose uriya nubwo avugwa cyane agira gute, nuko ari wenyine ubahagarariye. Umuntu abura abandi yavuga, aho kwirirwa uvuga abantu benshi cyane, ukavuga umuntu umwe nyine ari we ubakuriye, naho ubundi ntacyo byamara, ntacyo byamara. Hari abajyanama, hari abamotsi be, hari none se wagize ngo bari abajya gutera ibyuma, bari wagize ngo bagira niwe. None se wagize ngo nubwo nyine yabanabategeka, ariko utari umuntu ufite amaraso nk'aye ntabwo wabikora, ntabwo wapfa kubikora, ahubwo wahitamo no guhunga. Mbonera rero kubwira abasirikare b'u Rwanda, basirikare b'u Rwanda rwose koko muranze, koko muranze pe, mugiye kuzitwa inkoramaraso, mugiye kuzitwa abantu batagira igisirikare kitari icy'umwuga, igisirikare cy'abicanyi, igisirikare kiyobora, koko kiyobora ubwicanyi kweri, gihagarariye ubwicanyi mu gihugu cy'u Rwanda.
mwagize nkawe uri kuvuga, nkawe uri kutubwira amakuru koko wakuye mu iyawe ukavuga uti nibura nanahunze, uri kubivuga uri mu gihugu byo, ariko birumvikana yego nabyo ni byiza, ariko wavuze uti nahunze, nahagiye ntorotse kariya gatsiko, bariya bicanyi, bariya bagome badurama, muri kumva ibintu ari kuvuga, nawe dore ko yari ingabo, mukavuga muti boneho no kumusuhuza Badurama kabisa, ari gukora umurimo ukomeye cyane, we yatangiye gutanga n'ubuhamya, donc mutange n'ubuhamya mukiriho, kuko ntabwo uzi niyo ziriya nkoramaraso zitakwica, ntabwo uzi igihe uzapfira, ntabwo ubizi. Ibyo rero mwebwe Abanyarwanda mwakoranye na kariya gatsiko, amabanga muzi mwakagombye kuyavuga, mukagenda Uwiteka ndavuga ngo yaduhaye ubwisanzure mu Rwanda, niba ari droit d'expression, niba ntayiriho, ariko uragenda ukihina mu mwobo, ukavuga, ukatanga amakuru, ukajya kuri internet, ukajya kuri YouTube, ukajya hehe, ukavuga, ugasakaza byose, bakabimenya kugira ngo bitazaguheramo, ntabwo ari nka kera. Bityo rero basirikare namwe ndetse bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, mugiye kuzamwara, kandi igihe cyageze rwose, ntimugire ngo ni icya kera, nubwo mwitwa muvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kirakomeye, ngo ntawe ugikoraho, oya, ntabwo ariko biri, ntabwo ariko biri. Abantu bavuga gutyo ni abantu batazi ko ibintu bihinduka, ni abantu batazi ko Imana inariho, ntabwo, ni abantu batazi ko bucya bwitwa ejo. Abo bantu rero nibo baba igihugu cy'u Rwanda kirakomeye, ntigiterwa, mukirirwa mushyigikira amafuti, mushyigikira abicanyi. Ibyo rero ntabwo ari byiza kabisa, mutobore muvuge. Wowe musirikare rwose ndagushimye, wavuze, ariko se biri kumvikana nawe uri muri opozisiyo, birumvikana wenda n'ubwo utakivamo, birumvikana ko mwese ntimwanakivamo, kuko hari abo tugomba kuzanasangamo, birumvikana, kandi bakagira icyo bakora, kandi ndatekereza ko umunsi imbunda yavugiye kuri ubwo butaka, cyangwa se igihe bombe yagwiriye ku butaka bw'u Rwanda, aho ariho hose muzatangira namwe mukore, niko tubizi. None bavandimwe rero, uyu muntu wapfuye, mwumvishe ko yapfuye, umugore agatangaza ko ngo yaguye muri dushe, yahamagara bikaba ikibazo, ahubwo noneho murumuna we ahubwo akaba ari we waje gukomeza no gutabaza, ashaka kugira ngo babone ubutabera bakanamufunga. Icyo nashaka kugira ngo mbabwire aha ngaha, ubwicanyi bwo mu Rwanda ukuntu bukaze. Noneho uyu muntu yamaze gupfa, inyenzi birumvikana nizo zari zimwishe, barangije banga no kugira ngo umuryango, ibyo byo ni ibisanzwe yego, ariko noneho umuryango we nta nubwo wanamukozeho, noneho nta nubwo, naba n'abandi wenda baragenda bagahurura, bakagira icyo bakora, wenda ntibamurebeho, ariko n'isanduku bakayirebaho. Undi we rero babikoze mu ibanga, ku buryo bagiye baramwifunyira, birarangira ibyo bamukoze kugira ngo bitagaragara. Umuryango we ntiwigeze umubonaho, ntiwigeze unamushyinguraho. Bavandimwe, mwumva ko ari ibintu bikomeye, ni ibintu byo kwamagana, ni ibintu bitari byo kwihanganira. Gusa rero impfu zo mu Rwanda zo ni nyinshi, ziranyuranye, abantu barabamaze, barashize, kandi n'abandi bavandimwe n'ubundi nabo bagiye kuzapfa. Isasu ripfa kuba rivugiye ku butaka bw'u Rwanda, nubwo tubona ko tutabyishimiye, ntabwo byishimiwe kugira ngo mu Rwanda habemo intambara, kuko abapfuye ni benshi cyane, baranahagije. Ariko bavandimwe, intambara igomba kuba kubera iki? Niba umuntu yanze kurekura, niba umuntu akomeje gukora amabi, nta kundi kuntu bizagenda buriya, kuko intambara nicyo gisubizo cya nyuma kibaho. Reka rero tureke muri ako gatsiko, tukarekera ibyako, gusa dukomeje gutabariza Abanyarwanda, kuko bakomeje guhura n'ibibazo, bakomeje guhura n'impfu nyinshi cyane, bakomeje guhura no kutavuga. Victoire Ingabire muzi uko bimeze, baheze mu buroko, nubwo dukomeje gushimira bariya abantu bari kubatabariza mu Bubiligi, rwose Imana ibaha umugisha nabo, ariko ibintu birakomeye, ibintu bikomeje kwanga. Rero bavandimwe, mukomeze mutabaze, wenda hari ejo cyangwa ejo bundi, hari igihe Uwiteka yakweyura, ukabona umuhengeri ureyutse. Dukomeze rero no muri Uganda ho rero ikintu turahavuga, Uganda yafunze imipaka. Uganda yafunze imipaka, iruhana urubibi n'igihugu cya Congo, muri Bunagana niho hafunzwe, na Ishasha ndetse na Kitagoma. Umupaka wa Kitagoma hose hafunzwe kubera iki rero?
afunzwe kubera mwakunze kujya mukurikira, mboneraho no kubwira abantu bavuga ngo Uganda ngo intambara ngo igiye kuba ngo ishobora kuba mu Rwanda. Mwibuka ko mu kiganiro gishize nabwiye ko intambara yaje kandi koko yaje, na n'ubu ndacyayishimangira kandi ifite imbaraga, ndetse igiye guhera, ngiye kubivugaho mu kanya. Ni ukuvuga ngo iyo ntambara rero, ziriya za M23 cyangwa se RDF cyangwa se n'abandi bantu baba bari ku ruhande rw'Ubuganda, bo bateganyije ko igihe ruzaba rushyushye cyangwa rubikomeye, bamwe bazajya bambukira kuri iriya mipaka twavuze ya Bunagana, Ishasha na Kitagoma, aho ngaho bakaba bariho babasha kunyura bahungira muri Uganda. Uganda rero niyo mpamvu yagize gute, nayo yavuze ati imipaka ngomba kuyikanira. Ntabwo yabivuze impamvu, ariko bayifunze. Ariko bavandimwe, ku buryo bwa politike murumva ko niko biri kandi niko bimeze. Aho rero nta kindi turahavuga usibye ko nyine Uganda nayo mu bigomba kwitwararika neza, igomba kwitwararika neza muri ino ntambara, kuko abavuga ngo yafasha u Rwanda, ngo yagenda ngo ishyigikira agatsiko, ngo ikarwana, igashyigikira se yo ahubwo yo imerewe ite? Iragashyigikira se yo niba ari urugamba wenda rubaye cyangwa se ari intambara ibaye hagati y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi, yajya kurwanira u Rwanda, irurwanira ngo nayo yisige ayo mazirantoki? Ntabwo bishoboka, kuko u Rwanda rega, politike y'u Rwanda abantu bose bamaze kuyirengwa, bamaze kwizinuka ku buryo babona ko abantu bose ntabwo bapfa kuyivangamo. Ni ibintu bikomeye cyane byanabanduza, nubwo wenda politike yawe Uganda wenda iterekana cyangwa se n'iy'u Rwanda bigenda bihishanya, umwe akakwereka nk'aho mugani uvuga ngo umuntu naguhisha ko kwanga ngo nawe uzamuhishe kubizi. Nuko bigenda bimera, bagenda bapingapingana gutyo, bakorana utuntu tw'intuza two guhishanya. Bavandimwe rero, reka tugirangirize mu Minembwe muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, mu majyepfo ya Kivu. Ni ukuvuga ngo mu Minembwe rero rukomeje guhana inkoyoyo. Bavandimwe, intambara yo mu Minembwe nubwo bwose ijijishije cyangwa se itari gusobanukira abantu benshi, batari kuyisobanukirwa, ariko igihari ni igiki. Kitavi murahazi, ni ahantu, ni mu nkengero n'ubundi za Minembwe, neza neza muri santere, kuri santere neza neza aho hafi. Muribuka kuri ya musozi inkotanyi zigeze kugera, zijya kuyihihisha, igihe amabombe yarazimereye nabi, igihe Kongo yari yatatse yahafashe neza, yafashe na santere ya Minembwe. Aho hantu ejo niho hiriwe ruri gutsitsanira neza neza. Birumvikana ko na RDF nayo ntago nayo ituje, nayo za drone iri kohereza, abasirikari kohereza. Ariko bavandimwe, icyo nshaka kubabwira ahangaha, Minembwe, mu misozi ya Minembwe, hanamiye Minembwe, iriya misozi ya Haut Plateau, FARDC, Wazalendo, FDNB bahagose, umva, bahafashe ibirindiro, bahakoze ntuza, navuga ngo ni iki se, bahashinze ibirindiro ku buryo bashaka kugira ngo iyi ntambara igiye kuba, iri kuba aho ngaho mu Minembwe, amabombe bari kuhatera, bari kuhaminjagira kuri RDF. Ni ukuvuga ngo niyo ntambara, mbese niho haratangirira iki, urugamba rwo kugira ngo aka karere kabemo urwaruga. Noneho ya ntambara nababwiye iri hagati ya Kongo n'u Rwanda n'u Burundi, iyo rero ni aho ngaho igiye guhera. Noneho rero ku buryo bw'umwihariko, ahantu hitwa Ruhinamavi, aho ngaho umva, iyi RDF bayivunye amavi, twirwaneho barayikonyaguye. Umva, nta umwana wese uri muri iriya ntambara, hariya hantu azahandika amateka. Ibintu byahabereye, intumbi zahaguye, numva inkongoro nizo zonyine zishobora kugira icyo zakora. RDF, mana yanjye, abasirikare b'u Rwanda, ibi bintu murabyumva nangwa ntimubyumva? Ibi bintu, aya masanamu cyangwa se izi za videwo mujya muzibona, zaba abana baba banagaye ku musozi, abaofisiye bagiye, abatari abaofisiye, abaki. Noneho ahubwo byarangira gutyo, RDF
ibya bindi bamenyereye twirwaneho n'ibiki M23 bakaransa ibisasu bikagira gute bagatwika inzu z'abaturage bagatera mu baturage, nuko nicyo bakora iyo bari kwihimura. Bavandimwe rero, icyo nzi cyo RDF mwakora mwarwana gute, mwanashinga n'uw'inyuma n'izo ndege n'ubwo budege muri kohereza. Iyi gahunda yafatiwe hariya muri ya misozi ya Plateau mu Minembwe ya FARDC n'imbaraga bizanye. Umva izi nyenzi muri kureba muri Congo, bavandimwe mukurikiye iki kiganiro cyangwa se bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, ntago muzongera kuzibona ukundi. Umunsi bakubuye, umunsi bazirutseho, haraca uwambaye kabisa, kandi ntabwo ari kera, ni vuba byarangiye. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire ngo nkomeza gutabariza abantu, nkomeza kubwira abantu bari muri kariya gace, muhagarare kigabo, mushinga uw'inyuma, baba ari abaturage, mukomeraho muzibonye izo nyangabirama, bakongomani, wazarendo. Hari abazarendo bari ku rugamba bagenzi bacu, hari n'abazarendo b'abaturage bibereye mu ngo zabo. Mwebwe mukora icyo mugomba gukora, abandi kandi namwe hirya no hino, mpunzi, banyarwanda, banyarwandakazi, aho muri mucecetse mu biki, nimukore icyo mugomba gukora. Usenga nasenge, uhamagara nahamagare, utanga amakuru natanga amakuru. Asigaye birukane, bavudukane bavidukane izi nkoramaraso. Murakoze rero, naho ndangirije, ndi kugira ngo dukomeze dukurikirane amakuru uko arajya aza kose, niko turajya tubabwira. Rero ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.